yage nanjye hit yari irimo iransaza Wabagaye yari irimo iratwika aba diaspora bari gukanda akanyenyeri ibyana byari byasaze nta mugore nari mfite nari nibereye muri pressure za danje urumva ubuzima nyine bwari je nari nyiri mu buzima bwa enjoy ntago rero nari gufatanya management ya fashion ngo nyine kuyivanga ni ya television bafata ni grand frère ku mihanda ni na grand frère nyine muri showbiz urumva no umuntu ntago yari kwishimira yuko namuyobora kandi nawe ni ibintu byumvikana arangije abaravuze ati ngewe Skyto ntago nakishimira yuko anyobora ibyo byose ntago yatuye we abimbwira ariko ngewe n'amaso yanjye nk'umuntu mukuru nakoresheje ubwonko kuva icyo gihe kuko nibwo ngiye bahise bagira ute banyirukana mu kazi. Turagusuje kandi tugwaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. N'umusanzu mwiza ukomeye udahwema kuduhereza umunsi ku munsi. Niba warakoze subscribe ni byiza cyane kandi ni iby'agaciro kubana natwe umunsi ku munsi. Niba utaranakora subscribe genda hariya hasi ukande kuri karakagira. Kore subscribe kugira ngo tukomeze kubana mu biganiro byacu umunsi ku wundi. Turi kuri Great Apartment, ni apartment nziza igufasha kubona ibintu byose nkenerwa mu buzima. Bafite amacumbi meza, bagufasha guhostinga ibirori byinshi bitandukanye, ubukwe, abantu bategura inama z'ubukwe ewana mutugane kugira ngo tubahereze service nziza. Fred Images ni company igufasha mu mafoto, niba ufite ubukwe, niba ufite ibirori byose bikenera amafoto. Skyto uzaza nanjye Fred Images giye kuronshinga extended playlist yanjye biticara bige episode 1 uzababwire bazaze bampfotore. Umeze fresh? Meze neza cyane ndashima Imana urebe muri rusange na amahoro kabisa. Umeze neza? Ndashima Rurema. Ewana turishimye kubana nawe uyu munsi. Yego ni by'agaciro. Ubu rero ngewe maze igihe nibere kuri Wisdom. Wisdom TV Rwanda. So bibona aho ngaho kuri iyo logo. Telefone yanjye iriye nkore subscribe. Wawe utarayikora wawe ufite ikibazo. Ubaye utarakora. Ndaguye inshuti zanjye wana. Nanjye bafite abantu bagomba kugukorera subscribe. Yego. Niba utarakora subscribe rero uhita uyikora direct kugira ngo ndahita nyikora. Urumva deje ubu kuva nicaye aha ngaha umupampe wanjye hari yamaze kuyikurikira. Bakandiraho ka subscribe. Twicaranye na Icara Wige. Yego. Oya ni Wabagaye. Ariko ngiye nkuze kuri content ya Icara Wige. We ariko sizo zonyene nakoze. Ahubwo niko mubyitiranya. Ari ikintu cyiza kikagoyinga viral. Abantu abakakikwitirira kandi atari cyo cyonyine ubo warakoze. None se ubuko utari kunyita cyangwa ntabwo nacuruzaga imyenda se kandi niyo myenda narayambikaga abantu kandi nayo ikababera kandi nabo bakabaye bayikwitirira. Yego uyu munsi ariko twebwe cyane cyane tukwitirira Icara Wige kubera content wazanye covid muri covid ibi bibororega muba munakora ya YouTube ndumwe mu bantu babikoze before the time. Urumva natangire kuri content bita Wabagaye kandi Wabagaye nayo yaratwitse sinzi impamvu rero bakakanya ariko nyine niko bibaho ku isi buri muntu hit ubundi igendana n'ibindi bintu. Ubushobora gusanga nimba muri covid narazanye Wabagaye ubundi 2019 natangiye kuyo bita bamvugirije induru. Bakuvugirije induru? Jena Bact. Irazira twika dukora za gitumo one more time nazo ziratwika. 2019 irarangira 2020 kugeza 2022 dukora Wabagaye nayo iratwika. 2024 mbakubita Icara Wige nayo irazira twika. You never know 2025 ushobora gusanga mfite undi mupango. Ariko Wabagaye ni channel yawe ya TV ya YouTube. Wabagaye ubundi ngewe nitwa Skyto Wabagaye. Ariko YouTube channel yanjye yitwa Wabagaye TV. Urumva ni content yagoyinze viral ituma nitwa iryo zina. None se kuki nitwa ngo Skyto Icara Wige? Nkaba nitwa Skyto Wabagaye. Urumva ni ibintu bibiri bitandukanye. Wabagaye niyo yangize uwondi wakakanya. Sibyo? Icara Wige ni content na creative. Birashoboka yuko no mu kwa mbere mfite izindi content za danje mfite nazo nzabaza zitandukanye na Icara Wige cyane. Ira content ko ari wayishwanyaguje mu matwi y'abantu irimo irabazengereza cyane. Mfite n'iyindi soon ndana breaking news ya content nshasha nzatangira nayo mu kwezi kwa mbere bita duhumurizanye. Yego. Uyu munsi wa none rero sasa Wabagaye umuntu amushatse musanga he? Ubaka kanyura mutunshatse unsanga kuri The Fly TV show niho hantu ndi gukora ibiganiro bigiye bitandukanye. Ariko nawe umuhinduranya amacano. Yego nibyo. None se simba ndi guhiga amafaranga. None se imperuka giye uri kuri 3D TV. Yego. None wayivuyeho gute?
ibintu byanjye na 3D ikibazo cyawe rero nawe uraducana uretse gato ibintu byanjye na 3D ni ibintu abantu benshi ntago bazi inkuru yanjye na 3D buriya since day one ariko ndumva n'abantu benshi banabizi buriya 3D TV ni channel ni channel yatangiye ari yo mu boss wanje yego ubundi 3D nayikozeho bwa mbere kera cyane yego ikiriho abitwa ba Muvunyi ikiriho hitwa ba Blaze ikiriho abitwa ba Cassier Pizo ndumva ari nge muntu wanayikoragaho cyane ba Cassier Pizo bakikoreraho ikiri mu boss witwa Emi iriya channel rero yari mu boss witwa Emi nakundaga gukorana nawe biza kurangira Emi tuziranye ariko avukiriwe muri quartier ku Gisi ubwo ku Gisi ni ku Gisozi muri quartier ni channel rero natangiye gukoraho zamani ndagenda ndayubaka urayibyimba kabisa ntago nayibyimbye nayikoragaho ibiganiro bitandukanye kubera ko buri munyamakuru wese wazaga kuko yari channel y'umuregra nyine kwakunda ari umuntu Emi yari boss nyine wo muri quartier ari umuntu tunaziranye deja twaranakoranaga mu myenda we yacuruzaga inkweto ngiye ncuruza imyenda no boss twe tuziranye nyine biza kurangira we channel ashatse kuyigurisha ukira aho ngaho wakoraga nk'umunyamakuru cyangwa nk'umuntu utanga ibiganiro naragendaga ngatanga ibiganiro natangaga ibiganiro muri covid uzagende urebe kuri YouTube channel ya 3D hari ibiganiro nakoze kera cyane ndabizi kera cyane urumva aba bantu bose bataramenya ibijyaye wazgo ikiri ya Cassier Pizo ubundi ira channel urebye umuntu wayidevelopye cyane no witwa Cassier Pizo no witwa Blaze Mizero ukora kuri B+ hamwe Blaze wasigaye akora kuri Iris hamwe n'undi munyamakuru witwa Muvunyi Muvunyi urabizi ko nawe ya developye akara developer n'aba bana b'abakobwa dusigaye tubona muri filime bakoraga filime yitwa The Secret ni Muvunyi waba Droppings Out tumenya aba ba Nick Bell tumenya aba bana b'abakobwa bitwa ba Saranda bafite n'amazina ya danje muri showbiz cyangwa se muri cinema urumva iriya 3D yari yo mu boss witwa Emi ashaka kuyigurisha biza kurangira ngiye mfashe decision yo kuvuga atakugira icana yigurishe kandi ngiye w'icyo gihe nakoraga kuri Mika Fashion yego do you understand mu gihe rero nakoraga kuri Mika Fashion byaje kunsapotinga gutuma mbwira boss nakoreraga ndamuganiriza ndamwe ati hari aboro ko ntabonye umuzigo kandi uri umuzigo uri gutrendinga nta kuntu uri umuzigo wawugura umukiragura umuzigo umukira amaze kugura umuzigo biza gutuma ngewe mvuga ati ngewe mu gihe ngewe nyiri muri company irimo ngewe nari ndi focused kubijyanye na fashion urumva rero nyuma yuko ibyo bintu byose bibaye ngewe nari ndi focused mu bintu bya fashion kuko n'ubundi nibyo yansanzemo binatuma mereza akazi ko kuba manager wa company yiwe nyuma yuko rero ngewe ngeze muri company yiwe ngewe ntago nagombaga kuvanga ibintu nge namweretse umuzigo arawugura ngewe ndangije nge nisubira mu biki muri company sorry nyuma yuko ngeze muri company byaje kurangira ngewe uko ngeze muri company aza kumpanga kuba najya no muri company ya 3D ndeba gutamika fashion ukajya muri 3D nkajya muri 3D team mbona ni ibintu bizagorana yego ndangije ndavuga ati bibina aho kugira ngewe bizaneranye n'umukire urumva hari ibintu wizirikaho bikaba byakujyanisha no muri gereza urumva ntabwo wa managinga company ya fashion ujya no kumanaginga ibi bintu bya televiziyo the same time urumva wowe first of all urumva kuri ngewe according to myself ngiye nshobora kuba nana busting kubera ko ibyo bintu ngewe ntabwo ari ibintu nshobora kuba namanaginga mu buryo bukwiye kuko urumva kiragiye nanjye hit yari irimo iransaza wabaga yari irimo iratwika aba diaspora bari bari gukanda akanyenyeri ibyana byari byasaze nta mugore nari mfite nari nibereye muri pressure za danje urumva ubuzima nyine bwari ngiye nari nyiri mu buzima bwa enjoy ntago rero nari gufatanya management ya fashion ngo nyine kuyivanga n'iya televiziyo rero mbonye ko ibyo bintu bishobora kuzangura gusa nari mfite umwana by the way ariko nabana n'umugore yego ubwo rero byaje kurangira ngize gutya ndavuga ati reka ngewe na accepting iniga yanjye fata ku mavuta fata yari umunyamakuru wakundaga kuntwikira kuri Flash TV ari n'umuji tuziranye kera fata rero nge mbadamwa approachinze ndamwe ati we fata ngiye kukubita kope ngo uze n'umukire akeneye mu manager uzamanaginga bino bintu kandi we fata uri mukuru wanjye ibi bintu ushobora kuba wabigira ute wabikora
kandi ukanabikora neza. Fata niko kumuhuza n'umukire, fata mamuhuje n'umukire, fata bagumye mu kazi aragakora biza kurangira nyine nyuma y'uko bari bagiye kumutora umukire yavuze ati ngewe kubera ko ndi focused ku bintu byo gushaka kuba nyine ibi bintu nabibarekera nge simbigaragaremo, reka Skaytu mukure muri fashion muzane muri ibi bintu akomeze we ari ubimanaging. Umuvandimwe wanje nyine we kubera ko ari na grand frère, urumva afata ni grand frère ku mihanda, ni na grand frère nyine muri showbiz, urumva no umuntu ntabwo yari kwishimira yuko namuyobora, kandi nawe ni ibintu byumvikana. Arangije abaravuze ati ngewe Skaytu ntabwo nakishimira yuko anyobora, ibyo byose ntabwo yatuye we abimbwira, ariko ngewe n'amaso yanjye nk'umuntu mukuru nakoresheje ubwonko kuva icyo gihe, kuko nibwo ngiye bahise bagira ute banyirukana mu kazi. Sibyo? Ngewe naramuzanye bahita banyirukana mu kazi. Mu kumara kunyirukana mu kazi nta kindi kintu nakoze, nahise nerekeza kuri Big Town TV kwa Bakti. Ndagenda ndihiringa ngira amahirwe kumara kuhagera. Buriya ufite experience na Bakti buriya yakoraga kuri Afrimax tuziranye, ariko ngewe mu gihe yarageze kuri Big Town yahise angira nka coach w'ibiganiro. Aravuga ati Skaytu we managinga bino biganiro, ikiganiro cyawe kijye kijyaho gutya na gutya, ujye managinga ibiganiro, kuko Bakti ntago ari umuntu wakunze kuba mu Rwanda cyane. Bakti uyu munsi yabaga ari mu Rwanda, ejo akaba yagiye Australia, ejo yongera aragarugara, yagiye New Zealand, yagiye nahe, ugasanga ni umuntu wirukanka cyane. Angira head wa Big Town, nawe nyine turakorana. Urumva we yari yankinze igipapuro mu maso cyo kuyigira nirengagize depression yo kuba naguze cano yo mu boss ndayizage, abandi bayigiyeho batangiye kuyikoraho, barakwirukanye, banyirukana, abandi babise ba CEO, gutyo. Danje ndavuga ati ibi bintu rero bimbayeho, aho kugira ngo ngewe depression inkindure cyangwa se ngewe nsare, ahubwo reka nipanga akazi mu bundi buryo. Nibwo nerekeje kuri Big Town. Nyuma yo kugera kuri Big Town, mbere yuko se ugera kuri Big Town, wigize ufata n'umwanya n'umwe wicarana nafata ku mavuta nk'umuntu wazanye? Urumva nta mwanya twari guhana, kuko urumva we yageze mu kazi ahita akipanga, ahita aba CEO, kandi urumva guhura na CEO wa company akwigizayo, kandi ari we akwigizayo, cyangwa se akabwira andika iretre. Urumva nje byari binagoranye cyane, kuko urumva nanjye ndi umuji, nanjye urumva nari narakoreye n'uduce. Deja we kutayoboraga n'ibiganiro. Nabaye muri Mika Fashion ndi guhiga amafaranga. Urumva nanjye nari mfite ibiceri byanjye. Urumva ntago yari kuza, ntago nari kujya kuvuga ngo umuntu ndamuzanye mu kazi ngo ngiye naho kujya kumwihiringa ngo ngiye tunigira ibindi biganiro tuganira ngo mwinginge be namuganiriza ibindi bintu. Ntabwo umutima nigeze nkugira kabisa. Ntabwo wigeze ugira ubufasha urugendo rwerekeza kuri Big Town? Yo kwerekeza kuri Big Town. Ndagenda nikora kuri Big Town, ubuzima buragenda burazamuka, uko bwije uko bukeye nabonaga hari isura nshyakire iri kugenda iboneka, nkabona hari ukuntu ubuzima bwanjye buri kugenda buhinduka. Ndavuga ati this is my way. Ahubwo uko bihagaze ngiye ngomba guplaninga ngakora ibintu byanjye. Ita planinga, ita nkora iboro bita ziburanshwi, nzana Kamaro, dutangira gukorana n'umuvandimwe Kamaro, dukora content bita zibura, zibirira zigoyinga viral, igihugu kirayimenya, ibintu birisho kugenda bimera neza. Nyuma y'igihe rero nibwo naje gufata decision, mbona ko ibintu bya Big Town binsazije. Baktaragiye cano narayizamuye, salaire ibaye ikibazo, contract banze kuyirenovera. Ndavuga ati ibi bintu aho bigeze rero ntago nakora hafi umwaka wose udahembwa. Niwe nkiri kuri salaire, oya kuri Big Town narahembwa. Warahembwaga ariko ukiri kuri wa mushahara n'ubundi? Nkiri kuri wa mushahara n'ubundi, kandi ubona ari ngewe uhedinze cano. Ndavuga why not boss atanatekereza kuvuga ati reka basi mushiro na percentage nimwe. Ibyo byose ni imbogamizi ngemba narahuye nazo muri showbiz zigiye zitandukanye, ariko nanone buriya bavuga yuko iyo ugiye gushaka, iyo ugiye gusimbuka ahantu harehare urabanza ugasubira inyuma. Ibyo byose rero narabyihanganiye, adashize iminsi ngiye kubona mbona uwitwa Yago anyishiriye mu biganza. Nikorana na Yago, mu kugera kwa Yago mbona ibintu byanjye bitangiye kugenda bizamuka, ubuzima burazamuka, isi irahinduka, ibintu mbona ibintu bize kugenda bimeze neza. Ndakora biza kugera naho nanjye
ngera igihe cyo kumva yuko nkeneye nanjye kubaka ibintu byanjye. Numva ko ngeze ahantu nanjye nkeneye noneho nanjye kubaka ibintu byanjye, nkavuga ati nanjye Sky2 ese koko nta kuntu ubuzima bwanjye nakubaka ibintu byanjye. Niko gufata decision yo guhita nkiriyetinga channel yanjye. Niko gukora channel yanjye, nkorana n'umujama bita Benovia dukorana content yitwa Icara Wige. Icara Wige turayikorana Benovia, twanayikoze igihe kirekire. Tudakeye kabiri abakire batangiye kudutumira, itanisanga kuyitwa The Fly TV. Nagiye kuri The Fly TV turakorana uko abantu babona muri ya content n'ubundi. Nari ndi oya apana Icara Wige. Icara Wige nayo nayigumishije kuri channel yanjye. Ariko Icara Wige kenshi nanone wakunze kugaragara kuri MI. Buretse gatoya ibyo turabigeraho. Nayitangiranye kuri channel yanjye ubwo nari ngiye kuri The Fly TV. Kuri The Fly sinigeze nyikora, ahubwo MIE yo ya MIE bo banyaprochinze kuko ngiye ntago nari nzi ko iyi content nari ndi kora Icara Wige ishobora kuba yagoyinga viral. Ni content yaje kugoyinga viral ari uko MIE inyaprochinze grand frère n'ubundi wankuye mu buzima butandukanye bubi, arongera ngarura mu wundi buzima, arambwira ati buriya hari content ufite ukora iwawe, nubwo ubona itagoyinga viral nshobora kuba nagutwikira ikagoyinga viral. I understand man. Ubwo mba mfashe content mba nyijyanye kuri MIE, nyuma yuko nyijyanye kuri MIE haba harahiye hamaze gushya, ubwo The Fly niko ndi gukorana nayo. The Fly nayo nkagenda nyaprochinga kuko The Fly hari ibiganiro twe twaremeranyije gukorana nayo. Yego. The Fly iyo content yanjye sinayibaha nkajya nyihereza MIE. Nyuma yuko nyijyanye kuri MIE haragiye harashya, hamaze gushya ngeze kuri The Fly kontra yahirarangira. The Fly birangira content yanjye nyigurishije 3D TV. Urumva MIE yahise ifata content yanjye yitwa Icara Wige irayidevelop. Imaze kuyidevelopa ariko ubwo nari nkiri kuri The Fly. Ariko kontra yanjye iri hafi kurangira. None nyuma yuko mvuye kuri The Fly TV ngiye naragiye ntanerekeza ku yindi channel bita Isano Media, nkajya nkomeza nkora content yanjye Icara Wige hehe kuri MI. Ariko ku Isano nyine nta kontra ihamye nari mafite ya danje, nari mfite kontra verbal iri aho ngaho nyine. Ariko ku Isano ari ahantu nyine ku muvandimwe wanjye nawe niyumvamo bya bindi byo kwanga kuzima. Buriya hari igihe twebwe urabona kano kazi dukora ukubise nk'umwaka abantu batari kukumva udakora ugaruka abantu bakwibagiye cyane. Ibyo bintu rero nibyo bintu nyine twisanzemo nyine. Contract birarangiye The Fly, ku Isano nabwo ibintu biba bimeze nk'ibirangiye. Bafashe igihe cyo kwicara, nyuma yo kwicara rero nibwo nagiye kubona mbona content yanjye bita Icara Wige yagoyinze viral kuri MIE. Nibwo 3D TV yahise nyaprochinga kuzi kamakazi. Content nakoraga kuri MIE itanyimurira kuri 3D. Kuri 3D nakoze igihe kirekire, ariko buriya 3D ni na channel yantwaye imbaraga. Bro niyo channel yantwaye imbaraga bya danje, kuko urumva kujya gukorera kuri channel ivuyeho jihadi ikavaho eminyawe ikavaho fata ku mavuta bakakugarura umaze n'igihe kirekire utari gukora, bro ni ibintu bisaba imbaraga. Utarajya kuri 3D ukiri kuri MI, umusaruro nibura wavuga wahakuye kuri icyo gihe kuri iyo Icara Wige content wari ubahaye ubona ari uwuhe? Kuri MI nahakoreye izina ritabaho, usibye kuvuga wenda ngo yego nahakoreye izina ariko ririmo n'umufungo. Buriya kuri MI Jawirene hari uburyo yampembaga neza cyane, kandi kumpemba kwiwe hari n'izindi opportunities nagiraga, guhura n'abakire bagiye batandukanye kamereza ayo mapublicité bakambwira ko bamamariza. Urumva n'abantu bampangiraga ibintu nyine, n'ahantu nakoreraga nanjye nkumva ko ari ahantu nishimiye kuba ndi kwa launchira boro yanjye, urumva kandi ukabona ko ni ibintu byiza. Impamvu nari nkubaje kuri icyo kintu, uyu munsi wa none ushobora kuronshinga nk'akantu cyangwa se kuzana nka titre runaka, ugasanga ya titre iraje itwikiye umuntu aramenyekanye ariko nyamara mu mufuka nta kintu kirimo. Yego urumva byantamaye opportunities zo kubona ku mafaranga, kuko urumva nimba content nayo launching kuri MI nkaza kuva kuri MI
nkahita nerekeza kuri 3D. Urumva ntabwo nagiye kuri 3D ku busa, ntagiye n'ubundi bampaye amafaranga cyane. urumva nahagiye bakurikiye kandi n'ubundi bakurikiye ya content ya wakoragayo. content nakoraga kuri MIE, bo barayigura ngo ngende nyikorere hehe kuri 3D TV. Ndagenda kuri 3D TV, hari mu rugo since day one, nubwo benda n'utwo tuhereri twagiye tuzamo, ariko numva ko utwo tuhereri atari yereri zatuma abantu barwana ngo bende kwicana cyangwa se iki. Ahubwo icyambere twese tuba dufokasinzeho ni umufungo, ni ukubaka izina, ni ukubaka content ndetse no kubaka na kariyeri. Urumva rero nge mu buzima bwo kubaka kariyeri ya entertainment ndetse no kubaka kariyeri yo kuba umu content creator, it's all about MIE. Urumva MIE ikunda kumfasha gusupporting ibikorwa byanjye ndetse no kubipromotinga. Icyo kintu nicyo kintu kimira MIE kugezana n'izi saha. Rero ngeze kuri 3D naragiye nubaka ubuzima, ndanayishimira cyane 3D, nayo yaramfashije cyane kubaka kariyeri yanjye. Ubuzima ndagenda ndabwubaka, ibintu bigenda neza, nubwo nyine haje kuzamo agatotsi, ariko yewe ntaribi kabisa. Urumva ari ibintu bibaho, ari ibintu nkundira umushito wanjye bita Papa Cyangwe, akunda kuvuga ngo agatwiko katinjiza. Agatwiko katinjiza, hari igihe ugenda ugakora content ukaba umustar, ariko bro ukaba wowe utaza nkanga muri Great Apartment ngube na wa mufana wawe udafite n'igiceri cy'atanu, ngakubwire ngo bro ngurira na KB1 gin, ukabura uburyo ukamugurira. Ibyo bintu urabyumva? Kandi witwa ngo ibyo bintu uri kubyumva ibyo bintu? Ndabyumva. Hari umufana ukunda ibikorwa byawe, kandi wowe akukunda cyane, yaragushoyeho amamega menshi cyane, yaragusharinze, akureba buri munsi, ariko mukaba mutahura muhure live. Njyewe unyandikiye kuri telefone tutaziranye ngo ukandira akanyenyeri, sibyo? Biragoranye cyane kuba njyewe nakagukandira, sibyo? Ariko duhuye live, njyewe ikofi yanjye ibyimbye, njyewe nshaka kubwira ati musareka ngutemo. Ariko biranababaje cyane kuba waragoyenze viral umustar, ukaba wahura na mushiki wawe, ukaba wahura na murumuna wawe, ukaba wahura na mukuru wawe, azingura umustar, akaba yabura amafaranga yo kwishyura inzu, witwa ngo wakoze content ngo itwika mu gihugu, ukaba utanamugurira n'ipantaro cyangwa se utanamugurira na t-shirt, nabye rutayimugurira. Ibyo bintu rero njyewe nibyo bintu mba naricaye nkisuzuma, nkabona yuko ibyo bintu byose ndimo ndakora nta nyungu nimwe bimfitiye, ahubwo inyungu ifitwe n'abari kunkoresha. Ako kantu sinzi nimba uri kukumva, turi kukagendanamo cyane. Urumva my brother, ibi bintu twe dukora bisaba kugira ngo natwe tubishyiremo ubwenge, kugira ngo tumenye ngo nimba utanze content ahantu, basi n'uyihaye agira umutima wo kuba nawe hari ikintu yakumarira, kugira ngo nawe wiyumve. Sky2, ukoze urugendo ruva kuri MIE ujya kuri 3D, ariko nanone waje gukora no ku Nyange. Aho niho nashaka ko tugera. Njye rero nyuma yuko ngeze kuri 3D TV, narakoze hafi amezi ngahe, sinzi nimba munabyibuka, nagiye no muri filime bita Sirimuka, ndagenda ndakora muri filime ya Sirimuka, nayo yari ya boss wa 3D. Bro ndakora bya danje, filime iranakundwa, filime bigeraho ngaho barayikapinga, filime irazima, mbona ibyo bintu bigiye kunyicira content. Hadashize iminsi nibwo nabonye umuboss w'Inyange TV, ni umuboss uba muri Amerika, ndanamushimira cyane. Ni umuboss wa motive bya danje, ni n'umuboss waje amana kontra iremereye ifite n'amafaranga mazima. Ari umuboss uza akakurekrita akaguha amafaranga guhindurira ubuzima. Yaraje mu mafaranga amindira ubuzima, umuboss ndagenda ndamukorera. Ndanamushimira cyane boss w'Inyange TV. Nubwo Inyange TV hari ereri yaje kuzamo cano bakayiba, ibintu bigasa nkaho bigoyinze down, ariko nyine buriya kwisi bibaho. Buriya twese tubaho kugira ngo twige, tubaho kugira ngo twige. Nyuma yuko rero ngeze ku Nyange, bro twahwiriye n'ikigeragezo kitabaho, cano barayibye, tugura iyindi igenda bunono, turongera twipanga akazi mu bundi buryo nabwo biranga, turongera twipanga akazi mu bundi buryo nabwo biranga. Ageze igihe umuboss twese araturekura, ati ibintu ndimo bishobora kumombya, bikaba byatuma n'akazi kanjye katagenda neza, ahubwo icyifuzo cyanjye naba mbaretse mu gihe ibintu byanjye bizasubira ku murongo nkabagarura
muri system. Yeah man. Nuko nguko rero twisanze twese nyine buri wese ari kwirukanka muziwe. Ubu icyo gihe ngiye nahise mfata decision ndavuga ati nimba ibintu byanze ubu umuntu uzajya ma contract ngiye kuba free agent, ngiye mu boss uzajya unyenera azajyamo akazi n'amakazi nkore. Ubu ndashimira The Fly TV niyo ndiho. Yego. Niho mfite umubosi wambukinze mu gihe kitari kirekire ariko nanone kitari gitoya, bitari ngombwa ko tuvugana, nzavugana n'umubosi uwo ari we wese unyifuza, cyangwa se na boss wa The Fly nawe ashobora kuvuga ati Sky igihe twapanze benda kirageze guhinga cabayinga comoka. Nyine urumva nyine ndakibiro muri ubwo buzima, ariko bitanavuze yuko ntafite channel yanjye ya YouTube ya Wabagahe TV. Iyi channel yanjye rero ya Wabagahe n'ubundi ndakora n'abantu bakunda ibiganiro byanjye nkora, ariko kubera ko mfite EP ngiye gusohora, extended playlist ngiye gusohora, nabengabanyije ibiganiro kugira ngo ndebe yuko naza guhereza umwanya indirimbo zanjye nazo zikagira ute zikongera zikazamuka. Kurumva abantu benshi, hari abantu banzi mu muziki, hari n'abantu banzi mu biganiro, hari umuntu nkundira ibiganiro, hari n'unkundira mu muziki. Ibyo bintu byose rero ngomba kubisharinga abantu kubera ko ni ibintu ngewe mba naramenyereje abantu. Nubwo kimwe cyiza kikagoyinga viral, ikindi ntikigoyinga viral, ariko byose ugiye kureba ku mibare ubona byose ari kimwe. Yego. Uyu munsi abantu bategereje iyo EP nirihe tandukaniro cyangwa se nuhe mwihariko uri muri iyo EP ugiye kusohora? EP yanjye irimo umwihariko utandukanye kubera ko ni EP abantu benshi banzi muri hip hop. Urumva iyi extended playlist yanjye urebye iriho nka hip hop reka kubivuga nibanga iriho hip hop, iriho hip hop na afrobeat, ariko izo ndirimbo zose ni nziza ku rwego rutandukanye n'imiziki nigeze nkora. Ni ukuri kw'Imana ntabwo nakubeshya. Ku bantu, ku ba director cyangwa se ku ba producers benshi nakoreyeho, bose indirimbo zanjye uko bagiye bazumva bose barambwira ati Sky twumvaga kera atandukanye n'uyu nguyu. Bro, mfite EP njyewe sinavuga ko ari nziza, ahubwo aba director, aba producers twagiye duhura muri izo ndirimbo, bro, ubwo ubwo nibo bama feedback bakambwira ati brother, iyi boro yawe irarenze, kubera ko harimo itandukaniro. Urumva iyo utinza muri studio cyane ugenda uremera. Urumva mva mu Burundi gukora indirimbo bita Icara Wige, niyo ubundi nari nzi ko EP yanjye nzayikorera mu Burundi. Navuye mu Burundi makoreye kwa Joko on the Track, makoreye indirimbo zigera muri 2, ariko iyo nakoze kwa ize 2 zo kuri EP yanjye hasohotsemo imwe. Bundi nari nzi ko nimva i Burundi ndaza nkahita ndikodinga n'izindi ndirimbo, nkahita ngira ute, nkahita ngoyinga viral, ibintu bikagenda neza. Noneho mu kuva i Burundi nageze Kegel itamura n'icyo bita kwibaruka. Mbangiye muri family issues, kwibaruka n'iki biraza byo bituma nakomereza kuri uwo mujyo. Ariko nyine soon as possible bro, nizera yuko EP yanjye umunsi nzayidropinga ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11, abantu bazayanderstandinga mu buryo abantu bazayanderstandinga mu buryo butandukanye. Kandi iyindi surprise ihari bro, imiririmbire yanjye yarahindutse cyane ku rwego nyine numva nanjye ubundi ku rwego rwo kuba najya muri competition n'abandi bahanzi natinya. Ubu tanagira ngo sinkubeshye, ubu aka kanya muri live performance ubu na Bruce Melody bashobora kuduhereza mic, bakaduhereza gitari, hakaza hari umuntu ucuranga drum, ucuranga piano, akagira gutye. Bro, njyewe nyine urwego rwa music yanjye niyo mpamvu nayigaruyemo Icara Wige. Bro, narisuzumye mbona yuko ibintu maze kwiga muri iyi music bro biraremereye cyane ku buryo na Bruce Melody baduhaye live performance atakwifasha gukoraho biragoranye, byagorana cyane kubera ko urumva njyewe kuko urumva mu bintu maze kwiga muri music maze igende kwiga, byanatumye content byanatumye ngiye mfata umwanzuro kwita Icara Wige iboro, iyi EP yanjye nyita Icara Wige. Hari byinshi maze kwiga muri music, maze kumenya studio station, maze kumenya live performance, maze kumenya kuba njyewe imyuka idashobora kunshirana ndi kuririmba live, yaba hip hop, yaba afrobeat,
yaba ibintu byose bigiye bitandukanye. Ibyo niryo tandukaniro riri muri ki kuri iyo EP haba hari umuhanzi wigize ufeaturingamo? umuhanzi urimo ni ibanga ryanjye. Ibanga? Man reka mumbabarire, ndahari nawe urahari. Yego. Wambabarira nkagenda njye tukazakora next album yaso EP yaso. Nta kibazo rwose. Kuko urumva Freddy, njye ntakubeshye. Yego. Njye hari ibintu mbwira abantu nkumva kugira ngo mbibibwira abantu bashobora kugira ngo ni muri rwa rwego rwo twiga. Ahubwo na abantu nababwira ngo bazumve indirimbo ya mbere izasohoka ku itariki 30. Bumve n'izindi nzasohora nyuma yazo. None bategereze ese koko Skyto na performing azino ndirimbo. Ibyo yadusezeranyije bya live performance izi ndirimbo. Wumve ngo there is no playback ku ndirimbo ngewe nzakora. Reka muri listening party yanjye nta playback brother, ntayo kabisa. Nta playback. Cyokoza playback zizakorwa n'abandi bahanzi, ariko ngiye ku giti cyanjye Shabro ngiye nzaririmba live full. Skyto, reka turimo turagana ku musozo kugira ngo dusoze ikiganiro turimo gukorana, ariko ukoze urugendo rwa social media, ukoze ku macano menshi atandukanye. Ni iyawe wenda reka tube tuyishyize ku ruhande. Urugendo rwawe wakoze kuri ayo ma social media, kuri ayo ma platform y'amacano atandukanye, ubona ari iki byunguye mu buzima bwawe usibye kuvanga mu star cyangwa kukubakira izina? Ibi bintu rega bibyara amafaranga kuko ngewe mba narabyubatse mu buryo bw'akazi bwa business, kuko nimba nta duka nyifite, iduka ryanjye ni umunwa wanjye. Urumva nge nta muntu wamamagara nge ngaze kuncheta kuri kamera kuri YouTube ngaze kuncuruza for nothing, for free. Ntago bibaho. Ugomba kumufungwa nawe Fred ubu ndavana umaye utanagira ngo ndaguhezereza bro, nawe ndavana yampaye. Kuko iyi ni business. Kuko urumva iki kiganiro n'igisohoka mama yakakakibona aravuga ko naje gukora amafaranga. Ariko nanone basi ninguhejereje waza gupininga The Fly TV ugashyira muri community ngaguha link ka The Fly nkuko wambajije ngo uri kubarizwa ndi kubarizwa kuri The Fly TV, uze gupininga makarinki ugashyire muri community utemo basi umuntu uzajya ureba Wisdom TV ajya nereba na The Fly. Nta kibazo rwose. Urakoze cyane wafura. Buri ikintu kibi kibaho muri iyi mihanda cyangwa se muri social media zacu ni ishyamba. Oya ishyamba nubundi amashyamba niko ataracika ariko aracyahari, turacyayikaragamo. Ariko icyambere nuko twebwe umutima wacu n'ubuzima tubayemo bitagakwiriye kuba intandaro yo kugira ngo tubibe urwango, ahubwo twagakwiriye kubiba urukundo cyane. Nka buriya si Kennedy uriya sari kugukamera akakanya. Ejo Kennedy nimba yicaye aha tukaba tuvuze iri zina ryiwe, afite amahirwe menshi cyane yo kuba nimba ari kumpereza ishusho rya Dani. Navuga ngo Kennedy ni umufotographe mwiza, navuga ko Kennedy ari ku rwego ruremereye. Ejo abantu bazamutigita, bazavuga ati Kennedy wo kuri Wisdom, ese koko Kennedy wakamesa kahita kamuharira shusho, nta kuntu twe twamuha akazi. Urumva abantu tugenda twubakirana amazina mu buryo bugiye butandukanye. Ikintu nge nsaba abantu ni ugufashanya. Birashoboka yuko nshobora no kuza hano nkaguha ikiganiro for free, kubera yuko nanjye ejo nzakohereza link yanjye nkakubwira ati my guy, ati dore nasohoye ya ndirimbo Maniga Fred, nshyiriraho muri community cyangwa se unampera abantu bawe unsharingire abantu bamenye ibikorwa byawe. That's who I am. Rero nubwo buzima macaka kwiyubakira muri game. Uyu munsi umubano wawe nafata ku mavuta umeze gute nyuma yo gutandukana muri CD? Sha urumva ntago mperuka guhura nawe ngo tuganire, sibyo? Gusa twarahuye duhana chance bya bindi nyine byo guhura nyine tu. Yego. Hanashize igihe kabisa tutanahura, ariko ngiye mfite gahunda yo kuzajya kumusura. Uzajya kumusura. Ubu ngo bari mu minsi 30 y'agateganyo. Yaranajuriye kuburana. Yego. Ajyayo se wigize ugerayo? Oya ntago buriya ngiye hari ibintu nakunda cyane. Buriya iyo sinkunda kwicira, sinkunda kwivanga mu bintu ntazi. Buriya ibintu urukiko rutarafatira umwanzuro ntago nyapfa kubijyamo, kuko nshobora kujyaho gashiduka abanyamakuru bankoresha interview nkavuga ibyo ntazi, kandi ibyo bintu ntanabikwiriye kuba nabivuga. Ahubwo ndategereza ngo urukiko rufashe igihe iki n'iki. Cyakoza muri iyi minsi 30 yajuriye, ejo ashobora gutaha. Buriya umuntu yajuriye ntago tuba tuzi. Ejo nibwo urubanza ruzasomwa? Ejo uravuze ejo cyangwa ahazaza? Ndikuvuga ngo ejo rushobora gusomwa, ejo bundi rugasomwa.
njyewe mu gihe umwanzuro uzafatwa njyewe nzerekezayo ngende numve uko ibintu bimeze. icyo twamwifuriza nuko yaba free, yaba free agataha akajya mu muryango, ubuzima bugakomeza kwendereye. uyu munsi wa none mbere yuko usohora EP yawe kugira ngo ijye hanze, ni icyo abafana bawe wababwira cyangwa se ni iyihe support wabasaba kugira ngo? Nabasaba support yo kuba ku itariki 30 bategereza umuzigo wa mbere nza dropping out, bakajya muri comment bakandika abantu 5 mbemeye, ngiye nabemereye naranabivuze by the way, abantu 5 nabemereye internet ya giga 30 ya Mango 4G, abandi memerera ikarito ya B1 Gin. Ariko ni uruganda wamamaza? Ni rwo namamaza, kandi nanone bidakuyeho yuko umufungo. Oya, ntago ari uko rwanshoyemo umufungo, ahubwo no kugira no mufungo bampaye nanjye musangize ku bantu. Nese ubwo kugira ngo izo karito ngewe nuko uruganda ruzarumera ubuntu, ahubwo iyo karito nanjye nzayipesa ku ruganda. Yego wenda bitandukanye nkuko zaza hano muri Great Apartment baguhere wenda nk'akaboto ka B1 Gin ku 3,000, ariko ngewe nenda ninjya ku ruganda nshobora kugafatira wenda nko ku ndege nkagura nk'ikarito wenda nko kuwa mbere saa 5, ayigura wenda ikarito wenda nko kuri 15, ugasanga abantu 5 nanjye sinabura uburyo mbifevera. Gusa ubwo mbipeveye amakarito 5 musa urumva ntaba nagize uko ngira. Ewana uba wakoze kabisa. Mu minsi ishize nibwo Muheto cyangwa se Miss Muheto yafatwaga yasinze akurikiranyweho icyaha cyo kunywa agasinda ndetse agatwara ikinyabiziga nta wimbaza iby'abantu batwara basinze, kuko ngewe ubushobozi bwanjye ntago bunyemerera gutwara imodoka, kuko ngewe nta modoka uzi. Oya ndayizi, ahubwo uvuga ngo ngewe bitewe n'ukuntu ntinya polisi mani nirinda kuba nakinjira mu modoka niyo naba nanyweye. Nge mfite n'ubwoba yuko cyo no kunywa na Petit Mitsingi nk'ebyiri akagupimamo bagahita basanga sikayito yanyweye ibiyoga byinshi. Urumva hari ukuntu, urumva ngende muri gahunda ya tunyweresi, sibyo? Reka basi mbanze ninjira muri iyi business ya tunyweresi, basi na byeri nanyweze banze zigende zigabanyuke, abarirwo basi uzambaza icyo kibazo. Jihad ejo yatangaje inkuru y'ibihuha. Bira ni ibihuha, ntukajye umbaza inkuru z'ibihuha. Na Muheto aza kwisobanura yuko nabonye kuri Twitter Muheto abivuga n'ahantu babihuriye, bari abantu n'abantu baba ba-creatinga content mu buryo badafitemo fact. Bira bintu ngiye nshobora no kubifata nkaho baba babikoze kugira ngo bo bikorere inkuru, ariko ugasanga bari kubangamira wamu. Ubona nta ngaruka byamugiraho? Ntago ibyo bintu ngewe rero mbizi, kubera ko mbizi nakubwira, ahubwo ikintu navuga ngo reka twese tunywe mu rugero, ariko nanone mu gihe uzi ko wanyweye inzoga bro ntukajye utwara imodoka. Hano henshi hano hanze hari abasare, hari abapetimani batananywa n'inzoga kandi bazi gutwara imodoka. Bro ngewe kugira ngo ngewe Skyto nge ndiyizi, ntago nagera hano muri Great Apartment ngo mbure kudatama akabyeri. Mu gihe rero nge nizi ko ntabura kwinjiramo hano ngo sinywemo akabyeri, biranagorana cyane kugira ngo ngewe njye gufata umwanzuro wanjye wo kugura imodoka. Ahubwo amafaranga yo kugira nyaguremo imodoka Skyto nzaguramo ikibanza. Reka tugushimire Skyto, wakoze kubana natwe. Urashaka kunsaza wowe? Reka tugushimire wakoze kubana natwe. Ugenda ukore oya n'abandi bantu mbagiriye n'inama, mu gihe uzi kwanyweye akabyeri kuko akabyeri karongoza, niyo waba unyweye kamwe harege unywa kamwe ngo reka nerekemo kamwe, reka nongeremo akakabiri, ngo nongeremo akakabiri, ngo nengera mu muhanda ngo ngafande ndamutera injuga. Uratera fande injuga niso. Kennedy rero burakunda akabyeri, buriya nahara yicari ko mva nkubwiza. Sha Kennedy reka nkubwiza ukuri, utazibeshye ukipanga akazi ko gutwara imodoka ukagonga ipoto. Kandi akunda gutwara. Wakoze kuza Skyto. Fresh sawa.